n'ubucucu n'ubufu mushatse mwahagarika ubwo buswinzi bongo za mushatse mwabugarura haryo ngo muri hejuru ntimwagaruka down muri feke cyane igihe kizababwira iminsi irakurabura ikakubaga nta kinya ibyo mbabwira ni ukuri urabizi rwose ko ni we ubwo rero tuza urabizi ni umukungu gusa tuvuga byinshi gutekereza wapi ushatse twatuza se afite feke kandi byakunda tubihaye gahunda ibyo ntibigoye rwose twabigeraho ubwo rero tuzavuga uziganiga vuga amagambo yabara udatandukira ururimi banza ugaragaye vuba yo gukora aho kandi karimi kari urabizi ni ufate reka amagambo abe make ibikorwa byinshi kandi ibyo byo ni ukuri abo ndi kubafera yo shindiga yewe ariko ubundi uri umuraperi cyangwa barabizi njye ndi umuraperi kuba ryari bimazemo igihe nawe hashize igihe kinini yiga amasegonderi n'ubundi kurapa byari ibintu byanjye noneho igira imbere gatoya ubimbwire neza je nabo basaza ubabajije bose babikubwira reka tugebe none reka tujyane tuganire nta kibazo tugira imbere gatoya ndabona ahangaha harimo akavuga Raifo ni fresh nari icyangwe guteze eka ibi ni bisanzwe si imyenda se iyi niyo ndarana man mba nabyutse nkahita nkomesa ndi n'umuraperi ntabwo ari byo nkora gusa ariko bumva ndi n'umukanishi n'indi mirimo myinshi ya danje ubucuruzi n'iki akazi aba ari kenshi biba bigikomeza ariko hari akazi uba ufite totaloma urumva n'ubukanishi nkaba ndi n'umuraperi ibyo ni byo bintu bya danje ubundi nkunze kuba mpugiyemo ibindi nyine bigenda byiyongera aba ari inyongera ubu tuvugana ikiri imbere ni ubukanishi kuko nicyo kintu kiri kubinkorera ariko ibindi byo nenjoy ariko tukaba twabikora no mu minsi igiye gukurikira kuri bakeya hano mu Rwanda mo abaraperi benshi benshi impande n'impande kugira ngo umuraperi umwe waba wenda abandi abaraperi ni benshi abashyashya barimo barabikora n'abandi bakuru ariko njye nemera abakuru cyane imirongo yabo ya danje yo kubwa kera yari irenze even n'abandi na ba Bush n'abandi n'abaziho barimo baza babikora ariko hari imizi bafite hano isoko yavuye kuri bari abahungu bakuru abantu nk'aba diplomate bari abatafu genge nubwo umuvandimwe yabavuye muri SNP J ariko kabiza zira hip hop za mbere zari umwimerere ariko nyine nubwo bagenda bazana ibishishwa ariko nicyo gihe ubwo nibyo tugomba kumva kubera ari ibihe iyo byahindutse biba byahindutse wambwira imwe mu ndirimbo za Jay Polly Jay Polly arazifite nyinshi cyane uramuvade yari afite imirongo ya danje yari umuntu uzi ubuvanganzo umuntu uzi ibintu yararenze cyane yararenze Diplomacy nawe afite ingoma nyinshi iyo bita umucakara w'ibihe urumva izindi ni izihera hari n'ingoma aherutse gukora bita icyuki gikaze nayo yaje ibikora bya danje ngo mu bitumwe bavuze ni nyinshi urugero rw'iye kandi nzikubwiye man uramuvandimwe imirongo y'ibiremereye biragoye
Jay Polly hari ingoma yakubise bita ku musenyi. Eh, ngo tangira ngikira. Ngo ntangiye mbasuhuza mwese amahoro y'Imana. Mirongo y'abandi bigoye arebye mirongo y'abandi bigoye. Ntabyo kukubeshya. Ntabwo ari ugukubeshya. Imirongo y'abandi bigoye mani kubera umuntu nawe afite imirongo ye. Iyo bakubwiye iby'abandi ushiduka ujye kubivanga n'ibyawe biba bigoye. Gahambwira yawe. Yanjye urumva ziracyari studio. Ntabwo zirazuka ariko imirongo mba nyibuka ibihari. Yo, when I was young, numvaga nzaburenze ndetse nkakora ibirenze. Apana negative, numvaga ari positive. Ko bizaba ubutamu, uburyohe hose. Gusa mwarabibonye gatatu pa umuvandimwe waje utuje sana. Gusa nta birenze, ntugacika intege ugitijwe ubuzima. Benshi muri talk umunwa bawukuruye. Vure wazarapfuye byahe byoka jyahe niga. I'm fresh niga and I'm big mind. Midomo zabo baparira baragenzi top. Bamwe bishyira hejuru ngo nibagaruka down. Oh my god shimwa ko nshiye amababa. Ubusimba nyiriho always been dead. Wendi mbona ipinda nari kurya inyoni taribwa. Remix arenda nshimira ibyo wankoreye. Amavinga down ibyaha nabyemeye. Mana nyiri ububasha nyiri muwe rugira umutima uramenetse dore nje imbere yawe. Mbabarira mwami nkeneye muwe zawe. Je wumvise iyo ngoma man. Indirimbo mba nshima Imana mvuga ati ibyo wadukoreye uko byagenda kose even n'ubwo ibintu ari bibi ariko urahari ubana turenze life igiye. Mwende mirongo se ndashaka indi mirongo iko ndagango ngeze kuba gukurikira nahangaha. Oyi mirongo ni myinshi ubari dukeya. Maybe kubita indi ngoma ngiye gukubita. Oya mba mukozi Imana ndi gushaka n'urubyiruko. Yo twongeye kubikora all niggas peace. Ubumwe amahoro bikomeze bibarange dutangira abatemera bamwe amaboko bamanika. Reka nze monde mu beat. Ariko twongeye kubikora all niggas peace. Ubumwe amahoro bikomeze bibarange dutangira abatemera bamwe amaboko bamanika. Gusa tuzabikora nta gucika intege. Ntabwo twahagarika kubera ubwo bugambo. Muzavuga twe dukora mpaka imidomo duhomye. Shita ubwo bugambo ntabwo bwaduhindura. N'ubucucu n'ubufu mushatse mwahagarika. Ubwo buswingi bongo zamushatse mwabukatira. Haryo ngo muri hejuru ntimwagaruka down. Muri feke cyane igihe kizababwira. Iminsi irakurabura ikakubaga nta kinya. Ibyo mbabwira n'ukuri urabizi rwose ko ningwe. Ubwo rero tuza urabizi n'umukungugu. Gusa tuvuga byinshi gutekereza wapi. Dushatse twatuza. Se yafuta vingi kandi byakunda tubihaye gahunda. Ibyo ntibigoye rwose twabigeraho. Ubwo rero tuzavuga ziganiga. Vuga amagambo yabara udatandukira. Ururimi banza ukaragaye before yo gukora out kandi karimi gabi urabizi ni upfa mbere. Reka amagambo abe make ibikorwa byinshi kandi ibyo byo n'ukuri agonde kubafera. Yo shindiga genda umugobe bari kuko wire best gusa niba byemera kandi nani stop mpaka kuri end guhagarika nikosa no kubirota wapi. Ibyo byo rwose impossible nimubitega amaso kandi kuko n'umuco duratera ntiduterwa rugara rwa bishingwe ubwa gwishe babiri ubwo babura bataha abatubumana bwabo bati muri fake muri abafundi tugitewe ubwoba ubugabo si ubutumbi twe ntitujya duhaba Goliath yikweze cyane David baramumenye nigashindega yo owe none sari umuntu wakunyandikira amana owe hano abarimo amateka abarimo ubuvanganzo abarimo ubumenyi bw'isi abarimo Hezu udazomye wabona imirongo gute ibitabo za Bibiliya byose ukabisoma ukamenya n'amakuru agezweho mu gihugu. Reba ari n'indi ngoma mfite bita Bible bisingira ngo nayo sinzi niba naguhonderamo imirongo hari myinshi ariko no igihe cyaba gitanga uko imirongo n'impaka mvuga bwarinda bwira mana. Okay wagira icyo ugezaho
abadukurikiye n'abadukumva inshuti zawe? abantu baba bahari, abafana, abakurikirana ibiganiro byanyu nabo baba bahari, nabifuriza amahoro gusa. Abasuhuza se cyangwa hari n'abo ngomba Barahari abafana, ndabasuhuza bose, gusa bajye bagenda bakore subscribe, basharinge boro, bageze kure kuri iyo TV yanyu arya Refor TV. Bagende basajinge Refor TV, bakubite subscribe, basharinge boro, umva bakora ibintu bya danje, babashyigikire ibintu mubikore cyane. natwe turi hano ngo tukuze impano zacu dushyire ku mbuga nkoranyambaga bajye babareba. Ubu byaroroshye, ntabwo ari nka bya kera habaga hari studio ebyiri abantu bikaraga no mu masede n'icyunu. Ubu ngubu ni mu cyumba cyawe ukabikora, boro ukayikubita mu birere hejuru ikagenda ikabikora. Yes. Tukaba tuvuye kureba umuhanzi nyabugogo bita Viruhoze, akaba ari umwe mu bana bafite impano muri ino myaka, yifuza kuba yakuza impano ariko usanga kubona iterambere rye n'iryacu nyine kubona ko harimo diferanse, ariko ubona ko afite umuterankunga yakora adaha agakora akikoresheje.